Ndimwe Donati uraho neza urarara ute? ndaho Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe Muraho uraho cyane namahoro n'amahoro amashyi mashyi n'amashongori Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe uraho cyane Turaho rwose. tubahaye ikaze rero nawe mwagendanye Nakira ikaze umuryango duhaye mwaka byaranye. ndimo ndabareba barimo Muzehe Butera barimo Honorable turakuramukije cyane Safari Kiroko Safari turi kumwe na Pastor Simon ndamureba turi kumwe na Fande Lambert San Colonel Alex Bambasi tubahaye yambu mwese n'ababyeyi turi kumwe rero ntabwo wavuze Gasatura ahubwo Bishop Sengewe nahera hehe mureka nari ntangiye guhindukira kugira ngo mbanze ndebe bari ibumoso bwanjye aha hanyuma nze kumwikuza cyane. wabibonye ndi kumwe n'umubyeyi Gatsinzi turi kumwe na Pastor James avuye ahangaha mwamurebaga Gasana kandi turi kumwe na Fandi Kabera yes na Colonel Rugangazi cyane kageza hirya hariya kwa Mutiganda kwa Muzehe Mutiganda bose ndabazi. Rero Bishop Gasatura kenshi twajyaga tukureba kuri za YouTube noneho turakubona live abenshi bari ahangaha tuguhaye ikaze rero Imana bahereza umugisha nagongera reka ngusabe abana bo muri urugo begire hino twakire mubyeyi Mupende turi mu rugo rwa Rutayisire wamubonye nawe uraza kumusuhuza ariko mwumve muhawe ikaze. Muryango mwiza wa Rutayisire muragahorana igihugu n'Imana kandi mukibyariremo mugire n'abana. Tumeze neza. Imyiteguro se muyigeze he y'ubukwe bw'ejo? Mbese uragira ngo iyi ngiyi si ibyo irimo gutegura ubu ngubu babyita gusaba amaboko no gusaba imbaraga nta handi ziba zijya rero ziba zijya hariya hejuru. Yego Imana iguhe umugisha urakagira Imana rwose. ubuki bwiza buryoshye. Imana iguhe umugisha reka uwo mwana gutwaze kandi nsabe abaziritsi bo muri uru rugo nagungira bakira abashyitsi ye kuba turagushimiye. Yego uhawe ikaze rero ugende wicara ugubwe neza kandi nuza gukenera umwanya wo kugira icyo uvuga muri iki gitaramo nagungira araba hari araza kuba kuguha uwo mwanya. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Ababyeyi barakoze mwakira abantu bose kandi uyu muryango warateguye buri muntu bamuha icyo ashaka nka ya ndirimbo n'abanyamujyi banywa ikawa muyibashakire bayinywe abazigaba batazi kazigaba na Kagesera barakurikiranaga ariko ubwira umuntu turi umugesera cyangwa uri umuzigaba atereka ngenda umuhinda ariko no kutamenya nta kundi twabigenza n'amateka. Rero tubahaye ikaze nagira ngo tware uyu mwanya ugira icyo ubwira imfura ziteraniye impamvu y'urugendo rwa Imana iguma. Umubyeyi Donati n'umuryango wa Rutayisire muri rusange mumfashe dushimire James uyu ni umwana mwiza cyane. Urumva yavuze amateka neza nk'ukuntu ureba ari n'umwana abakomoje no ku bitaramo turi bube turi bugirira aha byose. Umubyeyi mwiza Donati rero kandi muvandimwe wanjye reka mbanze muri make ntabwo turi buvuge byinshi kuko turaziranye turi umuryango umwe umuryango w'Abahinda bavugaga nkanjye wagize ibyago ariko ari n'amahirwe ya byose Imana ibirimo naciye muri izo nzira uretse muri Nkore ariko mba na Karagwe rero aho twari turi muri Tanzania twari duturanye n'Abahinda aribo nshuti zacu cyane. Abazi Abahinda bari hano abazi kwa ba Rwabujegeri bafite abana benshi cyane ba Rukwaguka Muhanda ba David hari Gashumba yari umutunzi cyane afite inka nyinshi yarabyaye umuntu witwa Rushomireka
ababahinda ubwo barabazi, ubwo na ba Leti Bushanda n'abandi bantu abo bari abahinda b'iwacu, ariko ubwo bamwe bari Ikaragwe abandi bari Zambarara kubera uko umuntu yagiye agenda. Ariko ibyo yavugaga by'Abagesera na Kazigaba buriya byose byakomokaga ku bihugu byinshi. Iki gihugu cy'u Rwanda cyagiye kubera kucyagura, abantu iyo bavuze kwagura bagira ngo ni ukongeraho Kongo na Uganda. Oya, nacyo ubwacyo cyari gitoya kuko cyatangiye ari Gasabo, gihongeraho Uburiza, ariko ubundi inkomoko nindi yari Uburengerazuba, za Rutsiro bijya mu majyepfo biza no kuri Nyabarongo hano. Aho hari imiryango ko Donati we kugira ngo ni ba Nyokorome Abasinga. Yego. Yari imiryango y'Abasinga, ari nabo bari bafite imiryango myinshi. Burya mu miryango 26 yari igize iki gihugu, bo bari bafite 16. Abasinga. Oya ni nabo bageze ku butaka bwa hano mbere buriya. Nibo banagungira. Burya umuntu wa mbere wakandagiye kuri ubu butaka, burya Abasinga, kuvuga Abasinga babyita gutsinda. Burya intsinzi ni yabo. So umuntu wa mbere wakandagiye hano kuko yari avuye muri Ankore, ariko Ankore nayo yari iyacu, narwo rwari u Rwanda. So u Rwanda rwari ibihugu 29. Burya nibyo byavuyemo igihugu kimwe cy'u Rwanda. Ubwo ribyo reka tubireke, ariko ubwo amateka kandi nayo abakenewe. Abagesera rero bari bafite igihugu cyabo. Igisaka buriya cyari igihugu cyigenga. Niba uzi ibyo bigeze kwitirira Abasinga ariko bitari byo, ngira ngo baje guhanagurwaho ubwo busembwa, bavuga iby'amatugunguru n'iki. Muri icyo gihe Ruganzu Bwimba yari agiye gutera Igisaka, burya nta nubwo yarenze aho bita Imunyaga za Rwamagana, niho yaguye. Hari bizihirizaga umuganura ejo bundi, yari imipaka y'igihugu cya hano cy'Ubuganza n'igihugu cy'Igisaka, byari ibihugu rero bitandukanye. Abasinga rero kubera ubwenge, ari amatugunguru bavuga, yangaga gupfira ingoma Nyiginya, kandi aribo bakagombye kujya kuba ibitambo byayo, bararwara. Ariko nyuma yo kugira ngo bubake imiryango ibe minini, wabonye ko muri za 90 ntabwo bari bahagaze nabi, bari bahagaze neza. So ubusembwa rero bwabahanaguritseho butyo. Muvandimwe rero, uko turi hano mutureba, uhereye kuri jye nawe z'imfura mureba, turi umuryango umwe. Turi umuryango wa Nyamuhungu Fred, mukuru wacu bamwe, ariko ubu ni umubyeyi kuri benshi. Akaba rero akomoka mu bwoko bw'Imana, kwifite n'abayihagarariye hano, urabona Bishop Gasatura, ariko akaba ava mu nzu y'abajiji. Ubwo ndagira ngo ko ibyo nza kukubwira umenye ubikubwira, bimwe uzajya unamenya ko ngiye kubikubwira, ariko nabanje no kubireba, kuko urabizi ko abajiji bareba ibiri imbere, bitaza nk'impanuka. Burya tuvuga icyo twabanje kubona. Mubyeyi mwiza rero, ndagira ngo ntari narenga aho ngaho, umuryango wa Nyamuhungu n'inshuti zawo, tubereke ko twishimye, mwereke uriya muryango ko twishimye cyane kuba turi hano. Mubyeyi Donati rero, ibyo twishimira ni byinshi, ariko reka mvugemo bimwe by'ibanze. Turagushimira, turashimira umuryango wawe wa Rutayisire, uburyo mwatwakiriye, urukundo mwatwakiranye, urugwiro, ibyicaro byiza mwaduhaye, igisharagati gitatse neza rwose twicayemo, indirimbo nziza zuriya mukobwa wahoze hano mu Nganyinka, amasengesho y'Imana, kubera ko twese turi abakristo, mwaturagije Imana, kandi natwe tubasabiye ibyiza byinshi ku Mana. Murakoze cyane. Mbese ibyo ntibihagarariye ibindi byose. Amazimano rero, mwaduhaye amazimano meza, ariko twaje tuzi ko turi bubasange mu gitaramo, umuryango wateranye, ntabwo tuje nk'inkonkobozi cyangwa nk'impanuka. Ubwo rero iyo uzi ko ugiye mu muryango wabanje gutumaho kuzaza,
ukanamenya yuko dore ko twe twerekwa mu buryo bwombi, bwaba ubw'abajiji bwaba n'ubw'Imana, ukaba uzi ko uzabasanga mu gitaramo. Umuryango umuco uko ubiteganya uzana umwana ugutwaje intashyo. Reka nkugezeho intashyo y'umuryango rero, nicyo cyangombwa. Umuryango wa Nyamusuko nguko, ntukihuteho gaca abahungu bataza kugira ngo niko turera abakobwa. Uyizire hafi aha maze uzajya ugenda gake. Ngwino banza kamufasha, banza uhobere uwo mubyeyi ko umuhungu we ukabyara. Dona ari ukumpunga, yaragize igihunga cy'ukuntu yihuse ni hariya. isoni z'abakobwa, ni isoni z'abakobwa. Iyi nzoga rero, ubuki ni intashyo y'umuryango. Yego, mwakira intashyo. Iyi nzoga yo turayisogongeranya ivugireho ijambo, ubutumwa bw'umuryango. Noneho reka nanahaguruke. Ngwino urakagira kamaguruke Rwabizi wakabyara. Ngwino usange aho ngaho, ubuki burahiye. urakagira Imana. Inzoga bayishimye. Maze reka dusubire hariya rero nkubwire. Yego, kandi nibinagukunda wicare rwose. Urakagira Imana. Twabibashimiye. Urugendo nk'uru rwiza rero ruba rwarategurijwe. Dusubiye inyuma ho gakeya rero, twigeze kuza mu muryango wa Rutayisire turi bakeya, twabateguje. Namwe dusanga mwatwiteguye, ariko mwari bake, ntabwo umuryango wari uteranye nk'uko mumeze uko. Kuko umuryango w'Abahinda turawuzi, ariko mwari muhagarariye abandi babizeye, tuganira neza, tubatura inzoga nziza, tuyisangira neza, tugira ibiganiro byiza, ndetse dutera intambwe tubasaba irembo ry'umugeni. Ntabwo ari bwo bwa mbere, kuko muri umuryango dukundana, muri umuryango twabengutse kera, muri umuryango turambagiza buri gihe tubasabye irembo rero ry'umugeni. Muriduha rwose mutaduhogoje, muriduha neza, turishima, dukura ubwatsi, dukoma amashyi menshi, impundu ziravuga. Ndetse kubera umuco wacu w'Abanyarwanda tutajya dutandukana nawo, ari nawo mu byo tuganira hano byose biri bugendane n'umuco wacu. Umuco wacu w'Abanyarwanda ntutandukana na Bibiliya n'Imana, burya nicyo cyiza cyabyo, nawe urejejwe. Dutanga inka y'imfatarembo nziza cyane, murayishima, natwe turishima. Tuza kugera igihe rero turasezera, muraduherekeza, ariko tubabwira ko tuzagaruka. Tugeze imuhira rero, inkuru nziza ivuye mu Bahinda itaha iwacu mu Bajiji, tubabwira ko twagabanye irembo ry'umugeni bwa kenshi, koko sibwo bwa mbere, si nabwo bwa nyuma. Umuryango urishima kubera ko uwo munsi hari abo tutari twagendanye nabo, twari bake. Ndagira ngo mwongere mugaragarize uriya muryango uburyo twishimye tumenye yuko baduhaye irembo. Uko niko bishimye. Hanyuma rero twaje kubatumaho rero ko tuzagaruka gusubukura ibiganiro byiza twagiranye aho twabisubikiye. Maze mubyeyi, nyuma yo gushima iyo nzoga y'isabiro, ndagira ngo musabe mu izina ry'umuryango wa Nyamuhungu Fred, mu izina ry'umuryango w'inshuti zacu, uko tureba aha twese turavuga rumwe, twaje tubagana, tuje kubasaba umugeni. Maze Donati, turabasaba umugeni, umukobwa wanyu mwiza, mu beza benshi mufite rwose, witwa Rutayisire Ingabire Fiona. Turabimusabira umuhungu wacu mwiza cyane, w'imfura rwose, ugejeje igihe cyo kubaka urugo ndetse no kubaka igihugu, witwa Dani Musangwa. Tubasabye umugeni rero, tubakunda, tunabiringiye. Murakagira Imana, muragahora n'abandi. Mutwemerere umugeni mwakabyarana. Mpe umuryango w'Abajiji
usanzwe ukunda umuryango w'Abahinda, kandi munavuga ngo ibyo mwabanje kureba mukizerera mu kureba kwanyu, ariko hejuru yaho mukagerekaho Imana cyane. ibyo rero ndumva kuri njye ari amahoro. Urakagira Imana rwose. Kandi wabiteruye neza, uvuga yuko mwaje muzanywe n'urukundo, musanzwe mudukunda cyane, ndetse bigaragazwa n'abari abana b'abakobwa badukomokamo wazanye baje kudusuhuza cyane. muza muje gusaba irembo, turaribaha tutabagoye cyane, ariko munasobanura n'irembo iryo ari ryo ko ari irembo ry'umugeni rwose. murifatisha inka y'imfatarembo nziza cyane. uyu munsi muteguza ko muzaza, ndetse mukaza muri umuryango mugari, yewe n'umuryango mugari wacu wateranye. Iwacu rero tugira ibihembwe nka bitatu mu bijyanye n'imyemerere y'Imana, kandi musenyeri muri kumwe. Umugeni mwaje mudusaba Fiona arahari, akagira abana ariko rwose. nagize ikibazo, wanabivuze ndebana na Gasana ndavuga ibi biha dusanzemo turabyitwaramo dute? Uje kudusaba umugeni kandi turi mu bihe byo kwimana, turabigenza gute? Bijyanye na bya bihembwe bitatu navugaga. Kujyiga Gasa umubwiriza ibice ni bitatu, Mupende ibijyanye n'imyemerere wowe urareba, ariko dore haguruka usome kiriya gika cya gatatu. Dr. Mupende, Karame Pastor Gasa. buri muryango ugira umutambyi. Impamvu ubona nicaye hano ni ukureba ko bataza kujya hakurya y'umurongo ibyo twizera cyane. Rero nubwo ndi bwongereho indi mpamvu ya kabiri, uzi neza ko kwaka ari umuco, nta nubwo ari ibihimbano burya. Oya ni ukugira ngo twitondere aho tugiye gushyingira. Ariko uburyo uwo murongo w'imbere mwatoye neza, ariko biri ijambo ry'Imana riratubwira mu bwiza ibice bitatu, ku murongo waho uhereye ku wa mbere ukamanuka ariko ugeze ku murongo waho wa gatatu, wa gatandatu bavuga ngo igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, hanyuma hakabaho igihe cyo banza amaso yanjye atareba neza ukuntu ba 6 yanjye banza ari dutoya, ndagira ngo ingingo tuze kureba uburyo turi buyambuke. Igihe cyo gushaka, igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga. Kuri iyo ngingo ndi bwongereho indi. Umusaza George Kayitare wicaye aho ngaho ni nyirarume w'umugore wa Rutayisire, bitarimo guca ku ruhande. muze gusobanura neza Bishop Gasatura babizi, niba nta kintu cy'isano cya hafi, kugira ngo tutazarengwa tukakora ikidakorwa biri tacyemera. Imana ibahugisha. Iyo umubyeyi Kayitare ari bubisobanura, ariko twese turabizi turi ubwoko bw'Imana, dufitanye isano, uretse ko turi bubone yuko atari iya hafi yabuza gushakana. Kwimana nabyo wakomojeho ni wa muco twavugaga, kandi no muri umuco w'Abanyarwanda na Bibiliya ntibitandukana cyane. Ubundi rero wimana iyo hari impamvu, cyane cyane ibyo bitaga icyaha. Icyaha rero byaba ari ukureba mu izina ry'ubukristo bwacu, byaba ari mu bajiji, nta cyaha cyaza mu miryango. Ubundi mu muco w'Abanyarwanda bavuga yuko aho imfura ziteraniye nta cyaha cyahirirwa cyangwa ngo kiharare. Ariko mu muco w'abizera Imana habamo ibihembwe, kandi igihembwe mudusanzemo ni icyo. Ibihembwe rero iyo ugezanye mu bihembwe, ahubwo tugiye mu mateka y'u Rwanda n'umuco wacu w'Abanyarwanda, ukwezi bita Kanama ari nabwo umuganura uba, kiba igihe cyo gutanga, igihe cy'urukundo n'amaboko.
cyo guhana wo gatwa, ndetse bakavuga ngo ni Kanama yanamira Nzeri, kugira ngo ibyishimo by'iminsi 30 biryoshye tutazabimara iminsi 30 gusa, ngubwo byanamira Nzeri bizanakomeza no muri iyo Nzeri kiba ari igihe cy'abanyarwanda kwishima rwose, ariko bagashimishwa n'urukundo, bagahana, bagasangira. Reka twumve chairman icyo abivugaho. Chairman w'urukundo wo kabyara we. Gatege Karame inshuti yanjye. uraho ariko inshuti yanjye Urarara ute? ndarara neza. Araho komiseri Butera. Araho komishona Butera. Ariko mwaje muje. Nagize ndavuga nti mujije witwikiriye umubishop noneho nuko utizera kwemera kwe. Iki gihe reka nkivugeho. Twabakiriye rwose umubyeyi Donati yabakiriye neza cyane. Cyane si we wenyine, ni twese yaguze izina ryacu twese. Iki gihe rero cyo kwimana buriya wahaye mikoro bishop gasatura nkagira ngo ibyo ubujije birahagaze, hagiye kujyaho iby'Imana, ariko burya biragendana. Buri Imana umuntu ukagerekana na FPR byose bivuga ibyiza gusa. Rero reka mbwire rero wigira ubwoba, igihe cyo kwimana cyacu gishira mu minota mike, cyane cyane iyo gisengewe. Urakagira Imana rwose. Buriya cyari kigiye kurangira, kugira ngo kidatinda cyane rero uze gutinda kandi twihutira umunsi w'ejo nawo Imana yateganyije. Mpera gasatura mikoro bishop wagira icyo kivugaho, agisengere gishire maze dukomeze ibyo twari turimo. Imana ibaha umugisha mubyeyi Donati, mubyeyi Gatsinzi, n'izo mfura zabagaragiye kandi abantu beza Mana yanjye. Ariko mwakomeye amashyi Imana, naba mukaba umurava, urugwiro, ubwuzu, urukundo. Urabona abanyarwanda bavuga ngo abakirana ngo bakundana berekana iki? Utwobo. Akamukubita akatego yajya aturamenye uramenye nyakubyara akamuramya. Mu Kinyankore babivuga ngo iki? Mu Kinyankore kanta kubyetegereza ako nakize mu Kinyarwanda cyetse izindi. Noneho koko mwabyivugiye mu by'ukuri nta n'ibindi nongeraho, nicyo gituma wabonaga mvuga nti reka Kayitare abanze asobanura icyo, ahubwo mwabigaragaje ariko murongera muranabisobanura neza. Rero iryo jambo ryo mubwiriza gatatu niryo Yesu burya yariyo asongera ashyigikira, avuga ati, bavuga bati se ko tureba uyu mugabo yagiye yakijije iyi mpumyi ku munsi w'isabato, ni ukubera iki? Kandi ku isabato nta kintu kigomba gukorwaho. Imana mu butatu, Yezu Kirisitu cyangwa Jezi Kiri, aravuga ati ntabwo isabato yakorewe umuntu, ntabwo umuntu yakorewe isabato, ahubwo isabato yakorewe iki? Umuntu. Rero ijambo ry'Imana ritanga umurongo ariko rikongera rikagorora neza. Byanasobanutse koko nyakubyara chairman avuga ati amasaha yabyo ari hafi, kuko hariho na ririya risongera rinavuga muri Matayo 19:26 ngo ngo ku muntu byose bishobora kudashoboka, ariko ku Mana byose birashoboka. Rero uyu munsi byahuye na Kanama y'umuganura, bihura n'intsinzi. Gatsinzi chairman arabizi, abapagani bari bamuhitanye. Uyu munsi turizihiza, babyita gahonaho, kuba ari muzima turiyo tuganira, ari mutaraga n'abandi benshi babinyuzemo murabizi. Kabera niwe wabisobanuraga n'izi ntwari turi aha twicaye, mwavuze ngo twaje twikwiye, ariko twari tuzi abo dusanga. Rero kugira ngo iyi birori tubyinjiye neza, ejo tuzasirimbe, tuzaca umugara, tuzazamura ibendera y'Imana, tuzabyina ikinimba gamwa, tureja kuzina kinimba. Tumwacyurire president yagira ati bene weitu
ati abanyabuzari, ati mwebare munonga, ari hariya mu majyaruguru. Rero ejo ubu ni ukwitegura, ni ugushyushya urugamba. Twaganiraga na Fande Butera ngo uyu munsi ni imbanzirizamushinga. Rya jambo rero nubwo ari iry'Imana, ariko Yesu yarigobotoye n'Umwuka Wera. Imana ibahereza umugisha. Tari tuvuga oya bavuze FPR, bavuga n'ubukwe bw'ejo. Rega buriya baravuga ingoma nuko babivuga mu gikristo, none ubwo turi imiryango ikijijwe. Burya rero ubwo haburagaho icya gatatu. Ubundi mu muco wacu w'Abanyarwanda, kuva u Rwanda rubayeho, ntawe urwanya Imana, ntawe urwanya ingoma, ntawe urwanya inka. Inka burya nacyo ni simbo ikomeye cyane. Ubwo nazo ziri buze mu kanya mu byo tuganira. Ubwo byageze aho rero twivugire make kandi agusha ku ngingo. Karame, mbere yuko mbamikora Muzehe Gatsinzi, ikijyanye n'isano uwo musaza afitanye n'umwana urashaka ngo nacyo tukirenge gutyo, reka mpereze Gatsinzi. Oya, imyaka Kayitare agezemo ntawe adafite icyo apfana nawe. Wese uwatakariye sekuruza abadafite nyirarume. niko Katega. Karame nshuti yanjye. Kayitare we, Kayitare muramugora rwose, ni nk'uwambaza abo mpfana n'abicire, kuko badupfana nabo ni benshi, tugira icyo dupfana ni benshi cyane cyane. ahubwo nabanza aze. Uzi impamvu kuko bavugaga Abahinda hano, nkareba Sano hariya, navuga ntiyagiye ate, ariko nkibuka Mbuya. Yes. Nkibuka Mbuya we na Fred, navuga ntireka be hariya cyane. nkareba Colonel Muzungu hariya, Engineer, nkumva ndishimye cyane cyane. Urakagira Imana rwose cyane. Rero ikintu Kayitare apfana na buri muntu uri aha ugiye kukivuga, nk'icyo dupfana n'ingoma cyane. Turongera tugaruke ku ngoma no ku Mana. mutirwa mugora Muzehe Kayitare mubaza ngo ari icyo upfana n'uriya muryango, nta kivuga arajya kure. Ariko icyo buriya Kayitare apfana n'uyu muryango si icyo umwana apfana n'undi. ngira ngo murabyumva cyane. Kayitare aje kwa Rutayisire afite ibindi ashaka namwangira, ariko aje gusabira umuhungu wa Nyamuhungu, asaba umukobwa wande wa Rutayisire. Isano riba riri kure ku buryo bya bindi bitagira. Mwigora Kayitare rero, icyo nicyo kinyarwanda rwose. nicyo kinyarwanda. Mwigora Kayitare muhaza mikoro, kandi cyamuzanye ndakizi. Hari ibyamugoye abitunganya, ibyamugoye niyo nzira turimo y'amahoro. Rero rwose urumva nyuma y'ijambo rya Chairman, umubyeyi mukuru, aho ngaho mwicaranye n'abandi bose muri aho, na Bishop, twese Imana bihaye umugisha, byakemutse. Ngira ngo tujye muri uwo murongo muvuze, hanyuma ariko ubwo kiruhuko avuze ijambo ry'Imana ni mumuhe amashyi, ibindi dukomeze. neza kumugora ataza kuvuga umurongo utari we. None rero Muzehe Gatega, reka nsabe umusaza Donat utuyoboye rwose. Mu by'ukuri hari umugabo inshuti yanjye nawe tuziranyeho nako babiri, Muzehe Karake na Rutsinga, basabana batari ko mwagize vuba twinywera inzoga, mwagize vuba ejo twigira mu munsi mukuru. Nawe mwagize vuba ejo twigira mu munsi mukuru rwose, Muzehe Donat na Gatega. Urakoze cyane. Reka mbasabe dushimire ababyeyi uburyo umwana murimo gusabira umugeni, isano bafitanye ntabwo byababuza gushyingiranwa. Maze rero mu izina ry'umuryango mugari wa Rutayisire ndetse no mu izina ryanjye bwite, nagira ngo mbwire yuko umugeni mwaje kudusaba tumubemereye. Turashimye rwose. Mwongera amashyi n'impundu umwuka byaramo. Imana agize neza. Ibyo twavuze byose yabigaruye ku Mana n'ingoma. Burya iyo bigeze aho ngaho amagambo aba makeya, kandi muri imfura cyane. Bino tugaruke imbere y'uyu mubyeyi Donati, maze Dona
n'ubuki usangira na ba nyirarume w'umwana na ba se wabo ndeba iruhande rwawe ibumoso n'iburyo, ba nyirasenge aribo batubyarira na ba nyina wabo aribo batubyarira abageni, tubabarire tubagutumeho, hanyuma watwemereye umugeni tubwira yuko utamuduhaye. Ubwo rero dufitanye isano n'ingoma, dufitanye isano n'inka n'Imana, dukoshe tugukwere noneho uduhe umugeni watwemereye. Urakagira Imana. Reka ngusabe usubire mu byicaro byawe tugukoshe mwiza ukomeje kugenda uhagararamo, usaba abantu bahuza ibiganza bagushimire cyane. Kandi mubyeyi Gatsinzi Gategaya abasobanuye ibintu bitatu: ingoma ndetse inka, Gatega n'Imana. n'Imana. Mm. Ibyo bintu rero Ni ni ibintu ibintu byubahwa, bikwiye kubaho. bifitanye isano gato Bibiliya irabivuga ngo icyo muzanyaka cyose nzakibaha ariko munshyingire uwo mukobwa. cyane. Siko bimeze umukozi w'Imana. Uyu munsi dusangwe dushyingirana tukanakosha hagati y'imiryango yombi. Ejo bundi muza gusaba irembo wanabivuze ko twari bake, kandi twari bake beza ariko bahagarariye abandi. Iyo bagutumye nk'umuryango rero baba bakwizeye. Mu nka y'imfatarembo mwazanye hari inka zaje ziyiherekeje cyane. ziriya nka ko twazishimye, kandi ko ari inka 3 zaje ziyiherekeje, muzitwemereye mukazidukwera, wakumva bidakunze bikaba ibyawe, ariko abo turi kumwe ngewe ziriya nka nibabyemera uriya muryango turagumana izo ngizo. Ubwo nubwo ari igihe mukuru yohereje komisiyo ya komishona Butera ntagira icyo abivugaho, kuko mu byamuzanye nabyo birimo no gukwa. Butera barakuraho imwe ndabizi, ariko oya ntabwo tumubare byakunda, bemere. ahubwo reka tubanze tubashimire cyane rwose. Amagambo meza yavugiwe aha ngaha, ubu aho bigeze byari bigeze mu nka, ariko uburyo rwose abisabye, asabye ibintu azi, yitegereje, ntabwo ibyo bintu twabyanga. Murakoze rero cyane, kandi niko imfura ziganira, ntabwo twakwirirwa tubigira ibintu birebire cyane. Murakoze cyane. Urakoze Butera. Ubwo n'abana abisi b'amazina b'inka zawe, hanyuma izacu z'amazina zirafite. Rero mu izina ry'umuryango mugari wa Rutayisire, mubyeyi Mupenda ajya mubwire yuko umugeni mwaje kudusaba tumubahaye.